Muhawe ikaze kuri channel yacu ya Niyonzima Emile. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro gishishikaje cyane. Ese ujya utekereza impamvu Abanyanigeria ari bamwe bantu bari smart ku isi? Abanyanigeria ushobora kubasanga mu bisata bitandukanye by'ubuzima, haba mu ikoranabuhanga, muri business ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bigezweho. Uyu munsi tugiye gutangira uruhererekane rw'ibiganiro bushingiye ku kiganiro kivuga ngo jya ubona isi. Jya ubona isi nk'uko Abanyanigeria bayibona. Ubu isi iri kwizenguruka ndetse irazenguruka n'izuba. Amasezerano y'ubucuruzi ari gukorwa, business ziri kuza gutera imbere, amafaranga ari guhererekanwa hagati y'abantu bamwe n'abandi. Abantu bamwe barasinziriye ku isi, abandi bari gukanguka. Niba warabyitegereje neza, isi nta na rimwe ijya ihagarara, ihora mu ngendo, cyangwa twavuga yuko ihora mu kazi. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu wakwiye kubona isi nk'uko Abanyanigeria bayibona. Murakaza neza kuri channel yacu ya Niyonzima Emile. Murakaza neza kuri podcast jya ubona isi nk'uko Abanyanigeria bayibona. Abantu benshi mu bice bitandukanye by'isi baza Abanyanigeria. Nigeria usibye kuba ari igihugu kinini ku mugabane wa Afurika, ni igihugu gifite abaturage twavuga yuko ari incabwenge cyangwa bazi ubwenge. Iki ni ikiganiro cya mbere duhereyeho mu biganiro by'uruhererekane. Turatangira tuvuga kuri aba Banyanigeria, ukuntu ari abantu batozwa kwihangana bakiri bato. Ikindi bakaba batozwa ko baba bagomba kwikemura ibibazo byabo ubwabo. Abanyanigeria tubaziho kuba ari abantu bari creative cyangwa abantu bazwiho guhanga udushya. Ikindi tuzi yuko Abanyanigeria ni abantu bazi kwirwanaho cyangwa bazi kwiyadabuta. Mu yandi magambo, ni abantu bazi guhuza imimerere n'ahantu bari. Niba ushaka kumenya uburyo Abanyanigeria batekereza, uko bakora kugeza bageze ku ntego zabo, haba bari mu gihugu cyabo cya Nigeria cyangwa bari mu mahanga, aha hantu uri ni ahantu ha nyaho. Uraza kuhamenyera ibintu byinshi bitandukanye ushobora kubigiraho. Kimwe mu bintu Abanyanigeria bazwiho ni uko biga bakiri bato yuko isi idatunganye, cyangwa mu yandi magambo isi ntabwo iri fair. Abanyanigeria ntibatakaza igihe mu kwinubira cyangwa kwigunga, ahubwo Abanyanigeria ntabwo ushobora kubabona bari kwitotomba, ahubwo bo icyo bakora ni ugushaka uburyo babona ibisubizo by'ibibazo byabo. Abanyanigeria bazwiho yuko ari bamwe mu bantu bazi gukorana umwete, bakanoza ingamba zabo zituma bagera ku ntsinzi. Yaba muri business, mu burezi cyangwa mu kwimukira mu mahanga, Abanyanigeria baba bazi ko amahirwe atajya bategereza. Baba bazi yuko amahirwe bayasanga aho bari. Dufashe urugero, Abanyanigeria baramutse babonye bisi, ntabwo barindira yuko bisi ibasanga aho iri, ahubwo bakora igishoboka cyose bakinjira muri iyo bisi nubwo banyura mu idirishya. Nko muri Afurika, ikintu kigezweho ku isi Abanyanigeria ukibasangamo. Baba bazi ko amahirwe ataramba. Urugero, turi mu gihe cya AI. Mu mitekerereze y'Abanyanigeria ahita atekereza niba turi mu gihe cya AI, nicyo gihe cyo kwita nyiga vuba vuba
kandi nkahita ngerageza ngashaka uburyo nyibyaza amafaranga mu gihe abandi bataramenya imikorere yabo. Ubuzima bubigisha amasomo menshi kurusha ayo bakwigira mu bigo by'amashuri. Abanyanigeriya biga hakiri kare gusobanukirwa abantu cyangwa kumenya imitekerereze y'abantu. Abana bakiri bato batozwa kumenya kuganira n'abantu, cyangwa amandi magambo kumenya kunegosiya, ndetse kumenya uko nimba bari gukora ibintu ntibigende uko bari babyiteze, baba bashobora kubihindura bakabikora mu bundi buryo, kuko baba bazi yuko baba bagomba gukora igishoboka cyose bakagera ku ntego biyemeje. Abanyanigeriya uzasanga mu bice bitandukanye by'isi by'umubumbe ari abatsinzi muri bizinesi, mu buvuzi ndetse n'ikoranabuhanga. Abanyanigeriya biga hakiri kare imitekerereze y'abantu, gucirikanya no kungurana ibitekerezo, guhindura imigambi iyo ibyo bari bapanze bitagenze nk'uko bari babipanze, kubona amahirwe aho abandi bayaburiye. Icyo ni ikintu abanyanigeriya batoza abana babo bakiri batoya. Abanyanigeriya bazi yuko amahirwe aboneka ahantu hose hatandukanye ku isi. Abantu benshi bakunda kubona imbogamizi, ariko abanyanigeriya babona amahirwe. Abantu benshi iyo bahuye n'imbogamizi bahitamo guhagarika ibyo bakoraga, cyangwa ariko mu gihe abanyanigeriya iyo bahuye n'imbogamizi ari ibintu runaka barimo bakora, bagerageza uburyo bwo gushaka indi nzira ituma bagera ku butsinzi cyangwa ku ntego yabo bari biyemeje. Iyo umuryango ibo baba bazirikana yuko iyo umuryango umwe ufunze ntabwo riba ari iherezo ry'urugendo cyangwa inzira, kubera ko bafite imitekerereze yagutse, ubuhanga no kwihangana bituma bashobora kuba abatsinzi n'iyo baba bari gukorera mu mimerere igoranye itaboroheye. Abanyanigeriya ni abantu bagira ukwizera kimwe n'abandi bantu batandukanye mu bihugu byinshi byo muri Afurika, ariko ntabwo bemera yuko ukwizera gusa kwaba guhagije kugira ngo bagere ku byo bifuza. Kwizera gusa ntibihagije, bisaba n'imirimo. Abanyanigeriya bizera ko baba bagomba kugira ukwizera, ariko bakizerera mu gukora cyane. Ntabwo bizera ko ibintu byakwikora byonyine. Urugero, niba umunyanigeriya asenyera kujya ku ntego ze, ariko azirikana kuzigama amafaranga, akiga ubumenyi bushyashya kandi akabubyaza amafaranga, baba bazi yuko amahirwe yose iyo abonetse baba bagomba guhita bayafata. Abanyanigeriya ntabwo bizerera yuko umuntu ashobora gutera imbere ku giti cye. Abanyanigeriya bizera yuko nimba umwe muri bo ari gutera imbere, aba agomba kugira abandi bantu azamura nabo akabafasha kuba baba abatsinzi. Iyo umuntu umwe ateye imbere, aba agomba kuzamura umuryango we mu iterambere, ndetse agateza imbere n'abaturage bo mu gice cyiwe. Kubona isi nk'abanyanigeriya bivuga gutekereza kurenza wowe ubwawe. Ni iri somo bino bitwigishije. Isi irakomeza gukora, irazenguruka izuba ndetse nayo irizengurukaho. Amahirwe ntategereza. Abantu baba abatsinzi baba ari abantu bareba neza, bagakora vuba kandi bakihangana. Mu gusoza,
aya niyo masomo tugomba gusigarana muri iki kiganiro kiri kutwereka uburyo tuba tugomba kubona isi nk'Abanyanigeria. Ibibazo duhura nabyo mu buzima byigisha kurusha amashuri. Amahirwe ntajya adutegereza, tuba tugomba gukora vuba tukayasamira hafi. Kureba ibintu mu nguni zitandukanye, ntiduheranwe n'ibibazo, kandi tugashaka izindi nzira twanyuramo kugira ngo ibibazo byacu tubikemure. Jya ugira ukwizera ariko nanone ukore cyane. Guterana ingabo mu bitugu, dukomeza gutera imbere iyo tuzamuye n'abandi. Jya wiga guhindura strategy iyo ibyo wakoraga bitagenze neza. Ntukadohoke, ntugacike intege nubwo ubuzima bwabo bukomeye cyane. Twigiye ku Banyanigeria ko ubuzima bwihuta, inzitizi cyangwa imbogamizi cyangwa ibibazo bituma tuba abanyambaraga. Guhanga udushya, kwizera no gukorera hamwe nizo funguzo zizatuma dutera imbere. Muri iyi episode ya mbere, jya ureba isi nk'Abanyanigeria. Muri iki kiganiro twabonye ko Abanyanigeria aho baba bari hose ku isi, Abanyanigeria babona isi binyuze mu kwihangana, mu gukora cyane, mu kwizera no kwiyadabuta mu mirire bagezemo iyo ari yo yose. Ntekereza yuko ari ibintu wigiye ku Banyanigeria. Jya ubona isi nk'Abanyanigeria. Turagushishikariza yuko iyi video ushobora kuyisangiza inshuti zawe, abantu mubana mu magurupe, nabo bakagira ibyo bigira mu iyi podcast. Ubutaha tuzabagezaho n'ikindi kiganiro cyiza. Mwakoze cyane. Bye bye.